Nongeye kubaha ikaze kuri Byikorere TV. Ndagushimira wakoze subscribe. Niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo turusheho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kwereka ku bantu twakoze e-commerce ubushize, abantu twagiye tubana kuri dukora e-commerce twakoze quickpon, ariko n'ubundi kureba ko ari the same structure na yitwa yitwa easy nibyo easy electronics. Ahangaha ni e-commerce ikora mu bintu byo kugura ama electronic. Ukuvuga ngo iyo tugiye kuyikoreraho payment system ku buryo umuntu abasha kwishyura bigakunda. Rero ni kimwe nka ya yindi twakozeho ya quickpon, ni kimwe ngira ngo uri kuyibona ko ari the same. Icyo tugiye gukora gusa nuko customizinga nuko adinga muri payment system yacu, tukadingamo product zikajya muri, tukaba twagera kuri step ya nyuma yo kuba twabuying ikintu tukishyura. Iyo tujyana kuri add to cart and then check out, and then we can check out, urabona ko tugize kuri payment baratubwira ngo there is no payment method available. Bivuze ngo ahanga ikintu dushaka gukora, dukeneye gukora ni ukwadingamo byibuze one or more payment, at least one payment system cyangwa se gateway, ku buryo umuntu ashobora kuba yakishyura akoresheje ahisemo uburyo umuntu ashobora kuba yakira ya replacinga order ye akoresheje umwe mu buryo bwa payment. Hari payment on delivery, umuntu akaba yakishyura product zimugezeho, hari no kwishyura dukoresheje bank transfer, hari no kwishyura dukoresheje uburyo byo bita pay by check. Ngo ushobora kwishyura wenda tuvuge na mobile money, bagacekinga niba koko wishyuye and then bakata baguhereza product nyangwa se bakata confirma order yawe. Rero nahangaha nuko tugiye kureba, hari orders, hari payment methods zigeze muri eshatu tugiye gukoresha. Turakoresha payment on delivery, bank transfer ndetse na payment check. Aho ngaho tushobora gucekinga na isobanuye ku buryo ushobora kwishyura and then ugacekinga payment yawe, bagacekinga payment wamaze gukora. Rero ahangaha icyo ngiye gukora kindi ni iki rero, ndagaruka hano muri dashboard yacu. Mbere yuko wenda okay, reka duhere hano hano ndi ndahita hano handitse ngo edit this page. Nukirika hano kuri ukiritse hano kuri edit this page irahita ifunguka. Irafunguka gutya. Okay, next ushaka waga closing kano and then mitemanuka hano hasi handitse ngo payment. Hano hari umutuku and then nukirikaho hano iratizana agaparti hano handitse block. Ushaka gusanga iri muri page, wowe tuyishyira muri block kugira ngo uyibone. Uraza hano muri no payment method, klikeho, irahita gufungura the next indi page ku ruhande. Bimwe na za payment method nababwiraga, urabona ko harimo bank direct bank transfer, enablinga, and then checks payments nayo enablinga, na payment on delivery nayo enablinga. Numara kubikora and then itukana icyo bita save changes. Numara gukora save change bivuze ngo changes zirasavinzwe. Rero ningaruka kuri platform yacu ahangaha nka refreshing, let me go back kugira ngo tubijyanire rimwe. No, kanze kuri website noneho nje gukora order turebe kuntu bigenze ndene yabyakunze. Noneho ahangaha ndazana kuri add to cart. Ninkanda kuri add to cart, urabona ko cart yanyamaze kujyamo products zigeze muri eshatu and then ndatajya checkout page. Kuri checkout page ni handi nuzuza za information zose bansaba. Urabona ko noneho payment yahindutse, urabona ko haje option za payment. Nindangiza ndashiramo check cash on delivery. Cash on delivery none ndangiza nuzuza na zino information barimo barambaza zindi. Nindangiza placing order yanjye. Nimara kuri placing order yanjye, urabona ko bahita bamereza message ivuga ngo thank you, your order have been received. Bivuze ngo order yanjye yamaze kuba received. Ningaruka hano kuri WooCommerce nkaza hano kuri orders, urasanga ko order yamaze kugeramo. Iyo maze gukora none ahangaha iraba yamaze kuza, murabona ko irimo hano ni iyi ngiyi, urabona ko yamaze kuzamo, ikozwe mu minota 8 ishize. Rero
ndagaruka ahangaha. Okay, urabona ko amazina ni ayangaya, email yari iyi ngiyi, product nazishyizemo zose nabyo birimo, na information za billing address byose birimo. Hanyuma ahangaha icyo biba bivuze, mwanga nanjye nje kuri dashboard nka viewinga ushaka kumenya ngo ninde ukoze order, urabona ko byose biba birimo zose na product yaguze dore ngizi zose ziba zagiye zizamo. Hanyuma rero ni gutya bikorwa. Rero ikindi ari payment, urabona ko payment iba yakunze. Payment itarimo ntago watanga order ngo bikunde utabanje guhitamo payment method cyangwa se uburyo uzishyura. Hanyuma ahangaha tugaruka kuri WordPress, nshaka kubereka hano ngubu turimo turakorera mu madolari. Watifu no wifuza ko amafaranga aza mu manyarwanda, ahangaha uraza hano kuri WordPress and then settings, general settings, and then umanukeho gatoya kuri currency option, ukirika ahangaha handitse ngo currency, uhite uza wandikemo wenda Rwanda bitewe na currency wifuza, and then urabona ko Rwandan currency itizamo cyangwa se Rwandan francs. Urabona niyo itizamo. Ngarutse kuri website nka checkinga home, urabona ko product zamaze guhinduka mu manyarwanda. Icyo gisigaye ni kweditinga zino product, unyuze nabwo hano kanze naho mbabereke, unyuze naho kuri dashboard ukeditinga product, uzaza hano kuri product list product list, and then ube wazanga kuri quick edit harimo edit na quick edit, ushobora kuba wahindura ibiciro noneho mu buryo bworoshye. Anga price yari 11, ubwo wenda ushobora kwita ugira amadolari, ubwo ni ibihumbi 11,500, and then warangiza ukata updating buri product kugenda updating. Ibyo birangije, ibyo biba bibaye. Noneho ikindi ni kuri no menu, wenda ujifuza kweditinga nayo ngarutse kuri Quickpon, reka ngaruka hano kuri easy nayo kuko nababwiye ngo ni kimwe nka Quickpon, byose ni kimwe nuko igihindutse ari design na purpose. Iyi ni electronic, Quickpon nababwiye ko ari amasoko, ari ibintu byose. Rero bitewe nawe niyo wahisemo gukora product, amayika masafe yose abaramwe, ikintu biba bitandukaniyeho ni product uri murashyiramo. Noneho ahangaha zino menu urabona ko hano hejuru ngo account, blogs, cut bine bisa nabi. Ushobora uzanga kuri customize kugira ngo tubihindure. Hano kuri customize waza kuri customize ukahita uzanga kuri menus, ukahita ahangaha handitse urabona dufite endpoints, ndakagira na menu 1. Kuri endpoint reka turebe izirimo orders, logout, bla bla. Ibi ngibi nibyo wenda urabona ngo orders, download, bibiza kuri dashboard ya ushaka kubishyira kuri page ya administrator. Ariko anga tutatuzanga menu location, uzanga kuri menu location ukatwitamo hano handitse ngo header menu, akaza na main, uza hano zino zo kuri main, warangiza ugakirikaho hano, angiza ukatushyiraho menu 1, warangiza ukagaruka hano inyuma, uza hano kuri menu 1 turebe zirimo, harimo home, blog, contact us, shop na upgrade to pro. Upgrade to pro urahita umanuka ahangaha urakirikaho kano kantu kameze gutya, kirikeho hano, umanuka hano hasi, and then udeletinge numara kudeletinga kariya, and then ufate usigazeho tuno tuntu tungana gutya, hasigareho home, blog nayo reka tuyishyirane inyuma. Okay, gutya blog izi nyuma ya contact us. No, in case wifuza kwadinga ikindi kintu uzana kuri add item, ukareba ese n'iki kindi nakadinga, mushobora kwadingamo wenda ngo account, my account no yadinga, urabona ko nayo ihitiza, and then ujye ukimara kubikora uhite upublishinga. Ukimara gupublishinga ukagaruka kuri website yawe. Okay, ukagaruka kuri, urabona ko byahindutse home, shop, contact us, blog na my account. Urabona ko byahindutse, ibintu bimeze sawa. Ni gutya rero ubikora, nawe wabikora ubwawe. Ikindi kintu ni wajya kubereka ni kano kantu ko hasi, kano kantu kugahindura hano ngo themed by what, iyi designed by, uza hano muri okay, katugaruke muri dashboard yacu hano,
ukaza hano kuri appearance ukahita umanuka ahangaha handitse ngo theme editor file editor, ukahita ufungura ino editor, ubwo ni I understand. Ahangaha ugiye mu makode yayo, ikihita ukora uza hano muri include, maybe kari include, hano handitse ngo footer function. Iyi footer function ukahita uyifungura, warangiza ukaza ugashaka ijambo designed by, let me use searching nandike ngo designed. Urabona ko kahise kaza hano designed by, urabona hano bita bizaho icyo ngiye kwita mpindura wenda nkangaha, ndahinduramo izina, ndashyiraho wenda urugero, okay, ndashyiraho wenda nkangaha kamindura ino URL yayo, sorry gato, okay, ahangaha ndashyiramo wenda bleftek.rw. hanyuma ahangaha hari handitse izina, ndashyiramo nyiri nuza yitwa Grass, kandi nshyiremo Grass designed by Grass. Nshobora no guhindura designed by not, ngashyiraho developed by. Hanyuma narangiza kubikora and then nkatamanuka hano hasi nandika update cyangwa se save changes, ubwo ni update file. Nimara gukanda kuri update file, ndagaruka ahangaha ndi refreshing this page, hanyuma ndebe what happened. Ahangaha by now ushobora kubona bitahise bihinduka, ariko uwe wamaze gusavinga change, as long as wamaze kubikora, bifata akahe gatoya biza guhinduka. Changes ntabwo zitazigira effect, ariko kuva wamaze gusavinga gutyo ugachanginga ino footer, bifata akanya gatoya bigakunda. Rero don't worry, wowe umaking sure ko wamaze guhindura kano gaparte, ubundi ibindi biraza kuba saved. Rero ni gutya ibintu bikorwa. Nababwira ngo ubwo buri wese yagerageza kugerageza kubikora gutya, hano biraza gukunda. Abo byanga let me know muri comment, mumbwire kugira ngo turebe ukuntu twabafasha. Ikindi wifuza kwiga bya web development, nakugira inama yo kujoininga, ukatwandikira kuri iyo numero mubona, cyangwa se kanyibabwire 0788769440. ubundi tubagufasha kwiga web development, e-commerce n'ibindi bigiye byanye nabyo. Ubwo gukora e-commerce, gukora website isanzwe ya company, gukora NGO company, gukora NGO website, gukora buri kintu cyose wakifuza kubaka mu bijyanye n'ikoranabuhanga, Bleftek turari kugira ngo tube twagufasha kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe. Rero nababwira ngo murakoze kubana nanjye muri ino video. Niba utarakora subscribe, wakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri video zacu za buri munsi. Urabona ko ino e-commerce byose by'ingenzi irabyujuje, ndetse ntekereza ko nta kiburamo nk'ahangaha. Icyaba kiburamo try uze kutubwira. Okay, sawa, murakoze cyane kubana nanjye.